amavunja ntago nazibura ndyama hasi niko nyine nukuryama hasi nkuko kose nukuryama hasi mu mukungugu bikabatera kurwara nyine amavunja. Turagerageza tukagira uko bishoboka kose zigakira zikanga zikongera zikagaruka. Ni ukuvuga ngo ni ukubera umwanda dusasa nyine imifuka ni ibirepe twisasira ndabakarabye ariko nkanabahandura. Aba baturage bafite iki kibazo cy'amavunja batuye mu mudugudu wa Gasava akagari ka Raranzige umurenge wa Rusenge akarere ka Nyaruguru. Turagerageza tukagira uko bishoboka kose zigakira zikanga zikongera zikagaruka. Ni ukuvuga ngo ni ukubera umwanda dusasa nyine imifuka ni ibirepe twisasira ndabakarabye ariko nkanabahandura. Ariko namara guhanda n'ubundi kubera gusubira muri wa mukungugu kubera no kwirirwa ngenda nazongera najya kureba nkabona zagarutsemo birampangayikishije nanjye kubona bameze gukananye bivuga pe nta kintu mba mwene burindwi umwanda. Noneho nimba twirirwanye hara mu kazi imvura ikagwa tudahari abana tukirirwana mu mukungugu urabona mvuye gutora bavuye gutora aya makara niho twiriwe twirirwanye. Twagaye ba mama wabo muri make ndumva nta kintu twakongera kuko niba bataba babikoze nazo zafata umwana basanzwe ko babonye se basanze babakarabije n'umwanda n'ibikisi ubukene bwo barabufite cyane ndende mbara ubwo se numva twishimye nta cyishimo dufite muri ibyo kuko natwe buriya nyine dusanga ari ikibazo gikomeye kandi ariko tubagira inama inshuro nyinshi no kureba ukuntu babagira ariko mbona kubashobora biba bigoye. Nongeye ngo ikaze wo kuri iki biganiro ku Muringa TV, ibiganiro bigufasha kandi bya bindi bigenda bikubaka kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Ndi Josh. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kure mu muryango mugari ndetse dukomeze gutuma tugira ubumenyi budufasha mu buzima bwacu. Ikindi kiruseho ni uburyo bwo gutuma ikiganiro kizajya kikugeraho mbere yuko abandi kibageraho cyangwa se kikakugeraho mbere ukamenya amakuru atandukanye. Uyu munsi rero kimwe mu bice by'umubiri by'ingenzi cyane inshuti yacu idufasha kugera kuri byinshi irugarijwe kandi cyane cyane abantu bari mu bice by'icyaro hari igihe usanga wenda tutacyitaho kandi ni ingenzi cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kwita ku birenge byawe. Ibirenge bikaba ari ingenzi cyane kandi bikaba ari ibirenge bimeze neza bisa neza by'ibisirimu bitangiritse kuko burya ikirenge ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane. Mwari muzi ko hariya bita mu bworo bw'ikirenge munsi y'ikirenge handi hagati na hagati ari mu ihuriro ry'ibintu byose by'umwihariko ni mu ihuriro ni muri centre ni muri rompwe y'indemangingo fatizo zawe zose ndetse n'imiterere. Abazi bya massage bazi ko hari uburyo runaka ashobora gukora muri munsi y'ikirenge ngo akajya amenya ngo igice runaka cy'umubiri arimo aragerageza kuba yakwitaho. Ngibyo rero burya rero ni ingenzi cyane ko ibirenge byitabwaho. Iyo ibirenge bititaweho nibwo utangira kubona hari abantu bafite indwara z'ibirenge kuko ikirenge ni igice cy'umubiri cy'ingenzi cyane ariko dukunze kuba kiri hasi kuko nibyo twifashisha turi kugenda kandi biradufasha cyane. Uzabyumva buriya rimwe na rimwe iyo wagize ikibazo ku kirenge nibwo ubona ko ikirenge ari icy'agaciro cyane. Uyu munsi rero ngiye kubwira uburyo ushobora kwita ku birenge byawe ukabirinda indwara nyinshi zikunda kubyataka cyangwa se kubitera. Izo ndwara nyinshi zikunze kuza ku birenge by'umwihariko twavuga nko kuzana amaga. Amaga ni uburyo bwo kuma k'uruhu ariko bikunze kuza no ku kirenge ugasanga umuntu yazanye ibintu bimeze nk'amagaragamba uruhu rwe ugasanga rurakomeye rwo ku kirenge bitewe n'imimerere y'ahantu uri wenda n'akazi ukora. Birumvikana ko ibirenge byacu ntabwo byabisa bitewe n'imimerere y'abo turi cyangwa se akazi gato dukora ka buri gihe ariko byibura ugomba kuba ufite ibirenge uko byabisa kose ariko ari bizima nta kibazo bifite cy'uburwayi. Naho gukomera kwabyo gusa neza kwabyo bishobora kugenwa n'imirimo ukora cyangwa uwuriwe. Rero indwara zimwe na zimwe zataka bya birenge nanyimvuze mpereye ku maga hari n'imyate. Imyate twayivuzeho n'uburyo ushobora kuyirinda. Hari ikiganiro cyateguye hano wakireba ku Muringa TV kirahari. Rero ariko noneho turi kugenda tuvuga izo ndwara n'uburyo ushobora kuzirinda noneho mu buryo bw'urukomatane kugira ngo tugire ibirenge byacu bisa neza kandi bikora.
hari indi ndwara ikomeye cyane yitwa amavunja. Bivugwa ko mu Rwanda yacitse, ni mu zacitse, ariko burya ntabwo iracika neza kuko hari ahantu runaka ushobora kujya ugasanga amavunja arahari. Muri aya mavidewo ubona nyine hari abantu benshi rwose ushobora gusanga ukajyayo ukaba wayabona, kuko nanone burya yose nayo burya akomoka ku kuba umuntu afite umwanda cyangwa atita ku birenge bye, mu gihe icyo ari cyo cyose ujya kubona ukabona araje. Hari ikindi kintu gikunze kuba wenda cyakwitirirwa ibindi, ariko nacyo gishobora guturuka ku kuba warinze cyangwa utarinze ibirenge byawe, ni ukurwara ibyitwa imidido. Imidido ni bwa buryo indwara iza runaka, mikorobe ziza zigafata ikirenge kikabyimba cyane, kikaba cyanavamo iyo ndwara ikaba nini cyane, kikakuviramo indwara ikomeye. Iyo rero nabyo biri mu bintu bituma biba byaturutse kudafata neza ibirenge. Ibindi abantu benshi usanga badafite inzara zo mu mano, bitewe na kwa kundi umuntu aba ari nk'umwana, abasore, abana bakiri bato b'abahungu aba akina nk'umupira agakubita umupira nk'amanaka, inzara zikavamo ari gukina umupira, wenda yambaye ibirenge cyangwa se yambaye izi nkweto zifunguye, amabodaboda, amasilipa ndetse n'izindi runaka, ariko noneho ugasanga nyine nk'inzara zavuyemo. Hari n'abantu batajya bita noneho ku bintu byerekeranye n'ikirenge, ugasanga iyo agiye gukaraba abasa nk'uri gukuraho ivumbi, ni ukwihungura gusa, ariko ikirenge cy'umuntu kigomba kuba rwose gisa neza, kidafite izindi formation cyangwa se ukwirema kutandukanye n'uko biri. Ni cya kirenge giteye kwa kundi gifite inzara 5 ndetse n'amano 5. Uretse ubutandukane bw'umubiri waba ufite runaka ushobora guturuka ku busembwa cyangwa ibindi bibazo runaka waba ufite, ariko ubundi wakwiye kuba ufite ikirenge giteye gityo mu mirimo iyo ari yose ukora. Rero impinduka zikunze kuza mu mibereho rimwe na rimwe zigatuma nk'inzara zivamo, cyangwa se ugasanga nyine hari nk'ukuntu amano yagenze ukuntu, byose bishobora kuba byakwirindwa cyangwa se ukagenekereza gukora ibyashoboka byose. Nakubwiye ko ibirenge byacu bitabisa, nshobora kuzana ikirenge cyanjye nawe ukazana icyawe n'undi akazana icye, twanabishyira hariya rwose ugasanga ntibisa, bitewe n'imimerere yabo turi bo, aho twabaye, uko tubyitaho ndetse n'ibindi. Ariko by'umwihariko ku bantu b'igitsina gore bo, kuba ufite ibirenge bibi byo icyo kintu uba wakishe, kuko ab'igitsina gore bakunda kwambara inkweto zifunguye. Ku bagabo wenda bishobora kuba byagorana yuko wenda wavuga uti wenda uyu nguyu we byagoranye wenda ko ikirenge cye kitameze gutya, ariko nawe ugomba kucyitaho, kuko abagabo bakunze gukuramo inkweto gakeya zisa nk'izifutse, rimwe na rimwe wenda baba bambaye nyine zifunguye, ariko akenshi abagabo bakunze kwambara inkweto zifunze, akenshi bakunze kwambara inkweto zifunguye iyo bari mu rugo, keretse wenda abakora imirimo isanzwe ituma bakunda kuba bari mu rugo. Ariko ab'igitsina gore bo no mu kazi kandi karenze kandi gakomeye cyane pe, akenshi usanga bambaye inkweto zifunguye. Kandi uburanga burya bw'abantu b'igitsina gore ni ingenzi cyane, kuba ufite ibirenge rero bitameze neza nabyo hari uba wakisha. Noneho reka dutangire rero turebe ikintu cy'ingenzi wakwifashisha kugira ngo ibirenge byawe bise neza. Ikintu cya mbere, genekereza ntuzatume inzara zawe zivamo. Kimwe mu bintu bituma ibirenge by'abantu biba bisa nabi ni ukuba yaravuyemo inzara. Ibi bishobora guturuka ku ndwara zitandukanye, harimo nka yandi nakubwiye y'amavunja, ndetse na za zindi zo kuba umuntu atita ku birenge bye, ugasanga rimwe na rimwe wenda ari kugenda asitara ntace urwo rwara ngo arukuremo neza. Noneho ikindi kintu cya kabiri, ugomba kugenekereza ikirenge cyawe ukakirinda indwara z'icyataka zirimo nk'amaga ndetse n'imyate nakubwiye. Imyate ituma ikirenge cyangirika, kikaba cyasatagurika, kigahindura imiterere yacyo kandi kigakomera. Gukomera kw'ikirenge si ikibazo, kuko n'ubundi kigomba gukomera, kubera ko ni igikoresho ni igice cy'umubiri ukoresha uri kugenda. Nabivuze ngo ni igikoresho, ariko ni igice cy'umubiri ukoresha uri kugenda. Ubwo rero kigomba gukomera. Nanone hari abafite ibirenge byoroshye,
yego ntacyo bitwaye, ariko burya ikirenge kigomba kuba gikomeyemo ukuntu ku buryo ikirenge nanone utumva cyoroshye cyane, ari cya kirenge nyine gifite imbaraga gituma umuntu atangira no kujya agenda agashikama, kuko buriya gisa nkaho ari umunzani upeza igice cy'umubiri cyawe cyose. N'ahandi uzabona hari nk'abantu wenda usanga rwose no kugenda bimugora, ariko bikaba bitanaturuka mu kwishyigura gusa, ahubwo binaturuka ku kuba aba asa nkaho igice cyo hejuru kiremereye icyo hasi. Kubera iki? Ikirenge gisa nkaho kidakomeye. Ujye ukora utuntu tw'udusiporo, ikirenge gikomere, nyine umubiri wawe wose uba ukomeye uri fiti. Gukomera bitandukanye no koroha cyangwa kuba umuntu umukoraho kumva ameze neza, ahubwo bisa nkaho umubiri ugomba kuba n'ubundi ufite imbaraga mu bihe ibyo ari byo byose, niwo ugomba kuba uri we wese. Rero imyate nababwiye uburyo ushobora kuyirinda wifashishije ya miti twakoresheje cyangwa se twavuze mu kiganiro cy'ubushize. Irinde imyate, utume inzara zawe ziba ziriho, ndetse wirinde n'amaga. Noneho ikibazo gikomeye cyane kitagomba no kukwegera, ntuzatume amavunja agera ku kirenge cyawe. Ndimo ndabwira abantu, hari abantu bari kubyumva bakumva ibi bintu bisa nkaho ari inkuru, wenda kubera ko imibereho we yabayemo iragoye yuko yabishyikira, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo tugenda hirya no hino tubona hari abantu bafite ibirenge biteye bityo. Rero ikindi ibintu umaze kubyirinda, jya ugenekereza nk'umuntu urwaye imyate uri gutangira kuyirinda. Wakundi ukoresha kugira ngo uyirinde harimo kwikuba ndetse no koga agasabune neza, no kugenekereza kujya wibuka kwambara inkweto zifunze igihe ugiye mu bisogororo. Ikindi kintu ntavuze ni uko ibirenge nanone ushobora kutabirinda neza bikarwara ibyitwa ibimeme, gusatagurika ko mu mano. Nabyo byangiza ibirenge cyane ku buryo bishobora kubiteramo n'ingaruka z'uburyo bw'iforuma, ugasanga ibirenge ntibisa neza. Nari nkivuga rero ubwo buryo bwo ari bwo bwose warinda kugira ngo ikirenge cyawe kibe gisa neza. Ubwo ibyo byose ugomba kubishyira hamwe, ukajya ugenekereza kubyumva ku buryo ikirenge cyawe kiba gisa neza. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Burya ikirenge ntabwo tubyitaho ngo wenda ngo twumve uburyo gifite agaciro, ariko ni ikintu cy'ingenzi ugomba kuba ufite kimeze neza, kidafite izo ndwara izo arizo zose. Niba rero urwaye izo ndwara cyangwa hari uburyo zishaka kukwataka, cyangwa se ufite ibirenge bisanzwe ariko ushaka kugira ibirenge bizira umuze bimeze neza, jya ukunda kwambara inkweto. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, bizirinda ko ibirenge byagira ibibazo runaka. Ikindi, jya ukaraba ibirenge cyane cyane rwose, ntukajya urara udakarabye mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ikindi, mu gihe uri koga, burya abantu bahera ku birenge. Abantu benshi iyo bagiye koga gukaraba nyine usanga ahita ahera mu mutwe asigamo isabune, ariko kubera ko hakundi nakubwiye ko ibirenge ari ibintu by'ingenzi, ababizi neza uzi yuko koga kwiza guhuye n'uko umubiri ukeneye cyangwa uburyo runaka ubundi byakagenwe, ni uko ugomba guhera ku birenge. Rero niba wabihereyeho ugomba kubyoga neza. Imimerere iyo ari yose uheraho kugira ngo woge wenda wihute cyangwa ubikore, ibirenge ntujye urangiza koga usa nkaho byo wabihanaguye gusa. Nabyo byo byoga, inzara zawe uzitonore neza nyine uzikoreho, nurangiza unikube no munsi y'ikirenge habe hameze neza. Ikindi buryo ushobora kugikoresha, niba ushaka ko ibirenge byawe bisa nk'ibyoroha cyane cyane ab'igitsina gore, ugenekereza wisiga nka vaseline runaka, cyangwa se ufata amazi arimo indimu uyakandagiremo iminota 10 cyangwa 20 gutyo. Ikindi, n'uba ugiye kuryama wisiga amavuta cyane cyane y'abana cyangwa ya gikotore munsi y'ikirenge, nyine ubisiga ibirenge nabyo. Wambara amasogisi yo mu bwoko bwa koto, ubundi uryame. Mu gitondo uzajya ubyuka usanga ibirenge bimeze neza. Ikindi, jya ugenekereza uca inzara neza kandi uzice buri gihe bihoraho, kugira ngo utisesereza, ibirenge byawe bizajya bigenda neza. Ikindi kintu cy'ingenzi ku birenge, jya ukora akantu k'agasiporo, ntugatume ibirenge byawe biba ibisirimu nanone ngo ukabye bimere nka bya bindi by'abana b'impinja ku buryo bidashobora no kuguterura. Ibyo ni bibi cyane. Tuma ibirenge byawe biba ari ibirenge bikomeye byiza bigufasha, ariko bidafite indwara iyo ari yo yose, kandi uzagira ubuzima buzira umuze. Ubwiye ko ibirenge n'ubundi ari ikintu cy'ingenzi kuko biriho urukomatanirize rusa nka rompuwe z'umubiri zose. Iyo ubyitaho nabyo bifite ubusobanuro. Kutabyitaho rero bikangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uba uri kwangiza ibindi bice by'umubiri. Buriya umubiri umeze nka moteri, ushobora gukuramo buri imwe ugatekereza yuko wenda moteri irakomeza gukora,
kandi ibirenge byose nabigeranya na buri imwe ahubwo ni igikoresho cy'ibanze. Cyaho rero mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Naho ubutaha mu kindi kiganiro, niba utarakora subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kugeraho ku gihe kandi neza, dukomeze no kurema umuryango mugari. Ndi Josh.